nsubiye intambara nzayirwana nyitsindira reka ngerageze yego urabona ko ahagaze ndabibona biragaragara ko tumucunga nako ari gucunga ni materi ikijya mbere muri bane bate gusa ariko nanakubuze narisigaye inyuma gatoya mbwatubwa nari inyuma gatoya ufashe gatebe kuko banza ufata kunywa ari inyuma naho nyano bihereza hano no kwihereza uko isavi gato tuganira akantu reka turebe noneho yanayizanye karakonje karagera ku nyota ariko ko twarebye cyagiye kare igihe twasakaga abanyeshuri twabasaze tukabura ikintu na kimwe ni ukubera iki abana batangiye kuzana ibintu byo gukundana buriya agapapuro kere yandikiye Immaculée narakarebye murakarize ibintu by'urukundo mubashije nubwo twamusaze tukakabura ariko batangiye ibintu byo gukundana uzi ko twarebye agapapuro tukakabura uzi ko imbere y'abana nahindutse nk'ikigoryi ngo ikigoryi gusa hariya mu ishuri hariya ubwo Immaculée ari muri iriya shuri harimo abana beza Immaculée ni wa mwana baherutse kwirukana ariko bano bana ariko mbona nta kibazo mbona batangiye guhinduka batangiye kuba abana beza ngewe ukuntu tugiye kubigenza yengeye kubikora iperereza ejo bidatinze hakiri kare ndaza kuguha igisubizo nta kibazo ni mate nta kibazo rwose ariko rengo siko runeze sheri nguko kuri mu biki akapinyeganyeza amana haranakwemerera ko ari sheri wawe hanakwemera ko muvugana maze kugutera indobo izi ebyiri akwingo banza ari ingunguru ahubwo uzikeri ashobora kuba ari ikijya mbere hagati na animateri ariko rengo nawe wambwira ibyo bintu
ariko we uzi ko ino ntarwaye yawe igihe nahereye nari ntaramenya ko urwaye byananiwe kurya ndabona nta mbaraga ifite byakunda yarwaye buri bute se shaka gusa ndabona umaze kumera neza amavunane se yarashize nkakuragira ejo nawe ukajya kwiruhukira shaniriwe neza rero amavunane amaze gushira ntabwo ari ngombwa ko usigarira ku nka kuko numva ameze neza gusa uko umeze kose sinahwema kugushimira ubwitange cyangwa se ubufasha umunsi ku munsi wowe na wa mukobwa mpansaba Imana ngo izabampere umugisha ni ukuri ese ubutumwa bwanjye nagutumye wowe warawugejejeho nagutumye yego narabumuhaye gusa ni ugufashanya ariko hakuze makire wakuzanye twari duhangayitse hano mu rugo nari nasibye ishuri Dadi yagiye kugushaka byari bikomeye gusa Imana ishimwe ko wakize mbwiye ko yitwa ese nta kintu yakubwiye ku byo namwohereye nakubara namwandikiye nta kintu yaba yarakubwiyeho ase kubera icyo buri mbaza izina rye buri kanya ahubwo reka nkwibwire kuri kandi umpa amakuru nako ngwino nkubwire ko urabizi se mbese ngewe rwose hari ikintu nifuje kukubwira waba ugiye kumbwira ibyo Kanyana yakuntumyeho nakwimakire mwembi ndabiteranya bura nari mbiteranyije mwembi sinyabasha kubatandukanya yego ibyo uvuze nibyo ngiye Kanyana ariko ibyo nshaka kukubwira ni ibyanjye kandi ibyaye Makire ndababwira nta kibazo pe muteze amatwi cya gihe wari wabaye iki bitewe n'ukuntu nabonaga umeze wari uje umeze nk'umuntu wapfuye neza nicyo wari ugiye kumbaza nzi ko ari ikintu gishya ugiye kumbwira kumbe wari ugiye kumbaza ibyo ngibyo shana birebire gusa uko nari meze n'uburyo mwanyitayeho nawe wanyitayeho byanyeretse ko muri abantu beza ariko se wazemera ukambikira ibanga ndamutse nkurikije ibanga wazaribika nzaribika ibihe n'ibihe kuko narotaga kumenya ibikwerekeyeho kuko ndakwishimira icyo uvuze mbyumvishe neza cyangwa uribeshye ntabwo aribyo ushaka kubibwira ni wowe da Kanya uransezeranya ko uzaribikira ibanga rikaba iryanjye nawe twenyine ni ukuri nzarikubikira ibihe n'ibihe kuko nifuza kumenya ibiguturukaho kuko ndakwishimira pe ibintu byabaye nk'ishe umuntu turera mu kinwanwa to n'umukobwa mwiza n'imwe niramwishe niwe sho iramwishe koko ntisona ataryamye hasi ibonye ntayimukuye hejuru koko Yesu wewe uzi ko ari Tani yatwigana Tani reka tumwegure turebe ko wenda ntacyo abaye humura ni Tani yatwigana ni ukuri kw'Imana si wowe utwaye turi mu biki nako ntago ntacyo ari bubi ntacyo ari bubi ntago imwishe cyane nyimukuyeho ntago mugize ndiko barahehe si ku bitugu nibwo niho yaguteye ihembe yo